Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene. Nongeye gushima Imana ko yongeye kutwemerera kuduha umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze dusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, turaguhimbaje nyakubahwa, tuguhaye icyubahiro kubera ko ari wowe ugikwiriye. Turavuze ngo ngera ushirwe hejuru kubera ko ari wowe ukwiriye gushyirwa hejuru. Izina ryawe nirikomeze guhimbazwa. Muri uyu mwanya mwiza rero tugezemo kugira ngo tumve ijambo ryawe, ndakwinginze ngo ijambo ryawe rigire umumaro hagati muri twe, kandi ijambo ryawe rihembure benshi, ijambo ryawe rihindura ubuzima bwacu, kandi umwuka wera akora umurimo ukomeye muri twe kugira ngo atwumvishe iri jambo ndetse aridusobanurire kurushaho. Ngaho rero bana natwe dukomeze guhabwa umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Dushimye Yesu wongeye kuduha undi munsi, akatwemera ko tubona igitondo cy'uyu munsi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabyibuka mu gihe cyashize twari twaganiye ijambo rikomeye, twari twasanze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14 umurongo wa 6, havuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ndamujyanye. Twabonye ko ari amagambo Yesu yivugiye arimo aganiza abigishwa b'igihe yabasezeragaho. Twabonye ko Yesu Kristo niwe nzira itujyana mu bwami, niwe nzira itugeza kwa data, niyo nzira itujyana mu ijuru. Bisobanura ko nta yindi nzira uretse Kristo wenyine. Imana itugirire neza. Twagiye tubona uburyo iyo nzira ariyo yagiye tuma abatari tutaziranye duhura, kubera ko twabonye ko inzira ihuza abantu. Twabonye ko aho inzira igeze amateka arahinduka. Ibyo ndabihamya, ndashidikanya ko natwe benshi amateka yacu yahindutse aho twabonaniye n'iyi nzira. Aho twagereye mu nzira niho agaciro kacu kagaragaye. Twabonye ko iyi nzira kandi niyo yonyine itabara abarushye n'abaremerewe. Twagarukiye ku ijambo rikomeye rivuga ngo iyo nzira nta kibi kiyinyuramo. Aho twagendeye ku ijambo rivuga ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ni ya babandi abanduye imitima ntibazigera bayinyuramo. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Hanyuma rero munyemerere kugira ngo umwuka wera dushyigikire ibyo turi buvuge, muze kubyumva mu bisobanukirwe, dukorera umurimo ukomeye wo gusobanura, ariko turifashisha ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 7 umurongo wa 13 ndetse n'uwa 14. Haravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Munyemerere twongere dusubiremo iri jambo kuko ari ryo tugiye gufata akanya gato tuganiraho. Aravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nanone aya magambo dusomye ni amagambo avuzwe na Yesu Kristo ubwe. Aya magambo yayavuze arimo aganiza ubwoko bw'Imana, yararimo aganiza abigishwa be, yararimo aganiza inshuti ze, ababwira amagambo akomeye, ababwira amagambo adasanzwe. Nababwiye ko igihe cyose uzasoma ijambo ry'Imana ukumva Yesu arimo aravuga, abumbuye umunwa akavuga, abagiye kuvuga ibintu bikomeye, abagiye kuvuga ibintu by'umumaro, abagiye kuvuga ibintu byahindura ubuzima bwawe. Imana ihimbazwe. Yesu aravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo rifunganye niyo nzira yonyine ibasha kutugeza mu bwami, mu bugingo buhoraho.
ariko inzira ngari itujyana mu kurimbuka, ngo kandi ikintu kibabaje giteye agahinda ngo abayinyuramo ni benshi. Imana y'amahoro itugirire neza. Tuganira bwa mbere nababwiye ko ubushize ko Yesu Kristo ni inzira. Imana ishimwe, twabonye ko Yesu Kristo ari we nzira. Hanyuma mu buzima busanzwe, Imana ishimwe, inzira yose aho iva ikagera igira amategeko ayigenga yo kunyuramo. Ifite amategeko asaba uyinyuramo wese kuyubahiriza. Nagize umugisha wo kwiga amategeko y'umuhanda, kandi igihe nigaga amategeko y'umuhanda kubera ko iryo somo nari ndikunze cyane, nagize umugisha wo kuyiga cyane, nza no gutsinda nsindiye ku manota menshi kubera ko iryo somo nari narikunze cyane. Naje kumenya ko iyo umuhanda ukoreshejwe cyangwa se ushyizweho n'akarere, akarere kakoresheje uwo muhanda niko kagena amategeko agenga abazanyura muri uwo muhanda, niko gashyiraho ibyapa aho abantu bagomba kugabanya umuvuduko, aho abantu bagomba kwitondera, aho abantu bagomba gutegera amamodoka, aho imodoka zikoreye uburemere runaka zitemerewe kunyura. Ayo mategeko yose ashyirwaho n'abakoze uwo muhanda cyangwa se abakoze iyo nzira. Imana itugirire neza. Rero niba Kristo ubwe ahamya ko ari inzira, Kristo ubwe nawe hari amategeko agenga abanyura muri iyo nzira, hari amabwiriza agomba gukurikizwa kugira ngo ugendere muri iyo nzira uko bikwiriye. Imana itugirire neza. Yesu avuga aya magambo akomeye, hari ikintu gikomeye Yesu avuze. Avuze inzira ebyiri, avuze inzira ngari, avuga n'inzira ifunganye. N'izi nzira ebyiri zihari, icyakora ikizitandukanye ni uko aho zijyana abantu hatandukanye. Inzira ifunganye ijyana abantu mu bugingo buhoraho, inzira ngari ijyana abantu kurimbuka. Ndashaka kuvuga iki, nta yindi nzira ya kabiri ya gatatu iriho, ni inzira ebyiri. Ibi bivuze iki? Hari igihe abantu bakunda gukoresha ijambo ngo ngewe ngo ndagerageza gukiranuka, ngo uko biri. Ntabwo Bibiliya idusaba kugerageza. Bibiliya, ijambo ry'Imana riradusaba gukiranuka, ntabwo ridusaba kugerageza gukiranuka. Oya, riradusaba gukiranuka. Ni ukuvuga ngo turasaba iki? Niba ari ibyaha wahisemo bikora ushizeho umwete, birakurebuza ibihembo by'ibyaha. Kandi niba ari ukubaha Imana, ubaha Imana ushizeho umwete, nabwo uzi ibihembo byo kubaha Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu yandi magambo, nta gihembo cyo hagati kiriho. Bibiliya, ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ubwo udashyushye kandi ntubire ukaba uri akazuyazi nkiye kukuruka. Bivuga ngo nta mukristo w'akazuyazi ukwiye kubaho, ndetse nta nubaho. Niba uri akazuyazi, ntabwo uri umukristo, uri umupagani wahisemo gukora ibyaha. Nigeze numva umugabo arimo abwiriza, numva ndamukunze cyane. Yari arimo yigisha, avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo niwambara uruhu rw'imbwa, ntuzakore ikosa ngo wambare uruhu rw'akabwana, ngo ahubwo uzambara uruhu rw'ikibwa kinini cyane, abantu babimenye ko ufite uruhu rw'ikibwa kinini cyane, kugira ngo Imana nirigukuramo abantu bazamenye ko warukuyemo. Imana itugirire neza.
kandi niba wahisemo kwiba, apana kwiba utundi tworoheje, genda wiba ibyakugirira umumaro, byibuka uzarimbuke hari iby'igiciro wabonye. Imana iturengere, kandi niba ari ugukiranuka, kiranuka cyane kugera ku rwego igihe ijuru rikwishimira. Imana y'amahoro nitugirire neza cyane. Nari ndimo nsobanura ko inzira ni ebyiri gusa, ni inzira y'ubugingo cyangwa se inzira yo kurimbuka. Imana itugirire neza cyane. Navuze ngo iyi nzira ifite amategeko ayigenga, iyi nzira ifite amabwiriza ayigenga. Ibwiriza rya mbere ubwaryo, iyi nzira ubwayo niyo irirema. Ijambo ryavuze ngo iyo nzira irafunganye. Bavandimwe, iyo nzira irafunganye. Iki cyonyine, kuba iyi nzira ifunganye, cyakabaye icyo kwitonderwa n'abagenzi bayinyuramo. Niba iyi nzira ifunganye kandi abayinyuramo bakaba ari bake, impamvu abayinyuramo ari bake ni uko iruhanije, ni uko igoye, ni uko ivunnye. Bene data, kunyura muri iyi nzira ni ukwihambira, kunyura muri iyi nzira ni ugushyikama, kunyura muri iyi nzira ni ukwiyemeza, kubera ko irafunganye. Ngo ariko inzira yo ijyana abantu kurimbuka ngo ni nini, ni ngari, kuyinyuramo biroroshye. Kubera iki? Umuntu agenda igihirira uko ashaka, umuntu agenda uko yiboneye, bigatuma bayinyuramo bitabagoye, bitabaruhije. Imana itugirire neza. Navuze ngo ibwiza rya mbere rigenga iyi nzira ni uko ifunganye. Bivuga ngo niba ifunganye, birasaba kuyinyuramo uhagaze wemye, apana kuyinyuramo wihengetse. Ikeneye abantu bayinyuramo bari kugendera ku murongo uko bikwiriye. Ikeneye abantu bayinyuramo nta bintu byo kufatafata iruhande. Ntushobora kuyinyuramo urambuye amaboko ngo bishoboke. Ntushobora kuyinyuranamo ubwibone, ubwirasi ngo ubishobore. Ni inzira ifunganye, irasaba kubanza kumanura amaboko, ukemera, ukajya ku murongo, ukanyura muri iyo nzira, kubera ko iyo nzira irafunganye. Ntiwayinyuranamo ibikapu, ntiwayinyuranamo imitwaro. Irasabwa ngo uyinyuremo wowe utunganye, uri ku murongo. Imana itugirire neza. Ntabwo Imana ishaka kuyinyuranamo ibikapu by'amagambo, Imana ntishaka kuyinyuranamo ibikapu by'amatiku, ntabwo Imana ishaka kuyinyuranamo ibintu bigenda bibyiga. Imana itugirire neza. Muri iyi nzira kubera ifunganye, birasaba ko abantu bayirimo bagenda ku murongo, kuko ni inzira isabwa ko ugenda mu ruhande rwawe, apana kugenda ubyigana n'abandi. Iyo mugiye kubyiganira muri iyi nzira ntabwo mugenda, kuko irafunganye. Iragusaba ngo ugende wowe n'Imana yawe, wowe n'uwo wizeye, apana kugendana n'abafatanya urunana n'abandi. Yesu atugirire neza. Hari igihe umuntu yibwira ko azagera kubera undi muntu, akibwira ko azakizwa mwene se ari uko amufashe amaboko, akibwira ko azuzuzwa ari uko mwene se nawe yujujwe. Hari n'abakora ayo makosa, akumva ko ari bufashwe kubera ko hari abanje kumufasha. No, iyi nzira irafunganye, ukwiye kuyijyamo wowe, apana gushaka bufata ku ntungu, ukagendana n'Imana, ukanyura muri iyi nzira. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Iyi nzira irafunganye. Imana y'amahoro itugirire neza. Naje kugira umugisha, nabibabwiye, ngira umugisha wo kwiga amategeko y'umuhanda, nza kumenya koko inzira yose aho iva ikagera igira amabwiriza yigenga, igira ibyapa bibwira abantu kwitonda, igira ibyapa bibwira abantu kugabanya umuvuduko, igira ibyapa bimenyesha ikibazo kiri imbere. Yesu atugirire neza. Niba Yesu Kristo ari inzira, Imana ishimwe cyane, amategeko yo kunyura muri iyo nzira arahari. Hari ijambo twavuzeho rikomeye cyane igihe twasobanuraga uburyo Tamari yagiye akicara iruhande rw'inzira. Tuvuga ko nta bintu bibi bikwiriye gukorerwa mu nzira.
Imana y'amahoro niduhana umugisha. Turacyaganira ngo Yesu Kristo niwe nzira. Kuri uyu munsi duhagaze ku ijambo rivuga ngo amategeko y'iyo nzira, amategeko yo kunyura muri Kristo Yesu, amategeko yo kugendera muri Kristo. Imana ishimwe kuko Kristo ari we nzira. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Hari itegeko nasomye numva riramfashije, Imana ishimwe cyane. Ni itegeko rivuga ngo kubisikana no kunyuranaho. Ni igice cyo kwiga kubisikana no kunyuranaho. Imana itugirire neza. Naje gusoma nsanga ko iyo imodoka zihuriye mu nzira, zihuriye mu muhanda, Yesu ashimwe cyane, ariko zigahura, bibaye ngombwa ko hari imwe ireka indi ngo itambuke, nasanze itegeko riha uburenganzira imodoka yikoreye, imodoka ifite icyo itwaye, yemerewe gukomeza, idafite icyo itwaye ikatanga umwanya. Imana ishimwe. Ndagira ngo mwumve iri tegeko rirakomeye. Imodoka yikoreye ngo iyo ihuye n'itikoreye, iyikoreye n'iyikomeza, Imana ishimwe cyane, ngo ishaka itikoreye ikegera iruhande. Ibi bivuze iki mu buryo bw'umwuka? Igihe tugezemo, igihe twinjiyemo, ni igihe abafite iby'Imana muri bo, abafite Imana muri bo, abafite ijambo muri bo, abafite ubuntu bw'Imana muri bo bakwiriye gukomeza. Abadafite icyo bafite bagatanga akanya, kuko ijuru rikeneye abantu bafite ubutunzi bwayo. Ijuru rikeneye abantu bafite ubwami bw'Imana muri bo. Ijuru rikeneye abantu bajya muri iyo nzira bafite Umwuka Wera. Yesu atugirire neza. Turi ku ijambo rivuga ngo amabwiriza y'inzira, amategeko y'inzira. Imana y'amahoro nikomeze iduhana umugisha. Ndashaka tuvuge ikintu gikomeye. Ari itegeko nasomye naryo numva rirongera iranejeje. Ndimo ndavuga ku mategeko avuga kunyuranaho ndetse no kubisikana. Imana itugirire neza cyane. Ngo iyo imodoka zigiye kubisikana, ngo mu gihe cya nijoro, kugira ngo hataza kuba impanuka, kugira ngo hataza kuba ikibazo zikagongana, ngo buri modoka imanuka cyangwa se ibisikana n'indi, ngo birasabwa gucana magufi. Imana ishimwe. Reka nsubiremo aka kantu karakomeye, mwihangane. Kugira ngo habeho kubisikana hatabaye ikibazo, bisaba ko imodoka zombi zicana amagufi. Iyo zidacanye amagufi ziragongana, hakaba impanuka, hakabaho gupfa kw'abantu ndetse n'ibintu. Ibi bintu bivuze iki mu mwuka? Yesu ashimwe cyane. Bene data, nubwo tubana mu itorero, tukabana mu rusengero rumwe, tukabana mu nzu nk'umugore n'umugabo, tukabana ku magurupe y'ubutumwa bwiza, mwibuke uko byagenda kose ntabwo twarerewe ahantu hamwe. Nk'uko ziriya modoka zigiye guhura ntabwo ziriwe ahantu hamwe. Imwe iturutse amajyepfo, indi iturutse amajyaruguru, bigiye guhurira hagati. Rero kugira ngo hatagira ikibazo kivuka hagati y'izi modoka zihuye zitaziranye, zitarakuriye hamwe, birasaba ko zicana magufi. Ntushobora kuba muri sosiyete y'abantu mutakuranye, y'abantu mutabanye, y'abantu mutaziranye ngo mubane amahoro mudacishije make, mudaciye bugufi. Imana itugirire neza. Umuntu uri muri
Kristo Yesu akwiriye guca bugufi agacana make. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana y'amahoro ikomeze igenda iduhana umugisha. Nasomye irindi tegeko rindemeramo ibindi byiringiro, n'itegeko rivuga ngo iyo ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa rukururana cyangwa se rumoroki, iyo kigize ikibazo kigapfira mu muhanda, munyumve, gipfiriye mu muhanda, hari akabazo kigize gatuma kitakibasha kongera kugenda, ngo cyihanganirwa kigategerezwa ko cyasanwa, ko cyakongera gukorwa, ngo igihe cy'iminsi 7. Ibi bintu naje kubisobanukirwa binyereka urukundo rw'Imana. Imana irabizi kandi Imana irabisobanukiwe ko muri uru rugendo hari igihe duhura n'ibitunaniza, hari igihe duhura n'ibitugoye, tugacogora, tugacika intege, ndetse bikanaba ngombwa ko dusa n'abahagaze mu rugendo, dusa naho twabuze icyerekezo. Birashoboka cyane, birashoboka ko umuntu yasubira inyuma, birashoboka ko umuntu yagwa. Niko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo yewe wa mwanzi wanjye we, ntunyishime hejuru, naho nagwa nzongera mbyuke. Imana izi neza ko kugwa bibaho, Imana izi neza ko kugwa bishoboka. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu yandikishije ijambo rikaba bikomeye, iravuga ngo nugaruka aba ari ngiye ugarukira. Nuko Imana yari izi ko hari igihe biducanga tukagenda, hari igihe bituyobera tukayivaho, hari igihe biducanga ntitwongere gusubira mu buntu bwayo, ariko Imana itanga amahirwe avuga ngo nimugaruka aba ari ngiye mugarukira. Rero Imana igitwihanganira, Imana ishimwe, ikatwihanganira ko igihe cyagera tukongera tugasubira mu nzira tukagenda. Imana y'amahoro tugirire neza, kandi Imana y'amahoro ikomeze iduhane umugisha. Turi ku ijambo rivuga ngo amategeko y'inzira, amategeko y'inzira. Inzira yose aho iva ikagera igira amategeko ayigendwamo. Imana itugirire neza, kandi Imana y'amahoro iduhane umugisha. Iyo inzira iteguwe, hategurwa abantu bakwiriye guhagarara, bakeneye gutega imodoka, bakeneye ubufasha bubihutisha, haba hari icyapa kibyemerewe. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu asenga, ariko agasenga amasengesho atazasubizwa, agasenga amasengesho atazigera yumvwa. Kubera iki? Arimo gusengera hatariho, arimo gusenga mu gihe kitari cyo, arimo gusenga aho bitemewe. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo bishoboka ko wategera imodoka muri sansenike, ntabwo bishobora ko wategera imodoka muri sansenike ngo uzabone imodoka ikuvana aho ujya. Ntibibaho. Kubera iki? Wahagaze aho badakwiriye guhagarara. Ntushobora kujya muri Kristo ngo uhagararemo uri umunyamagambo, uri umunyamatiku ngo uzahamagare wumvwe. Ntabwo bibaho. Yesu atugirire neza. Guhagarara muri sansenike ni uguhagarara mu cyaha, guhagarara muri sansenike ni uguhagarara mu matiku, guhagarara muri sansenike ni uguhagarara mu kinyoma. Aho ntabwo wahamagara Imana ngo izakwitabe. Ariko iyo uhagaze mu cyapa, nubwo imodoka yatinda, nubwo ubutabazi bwatinda, igihe buziye ntabwo wiri gutega ikiganza ngo ndashaka kugenda, ahubwo imodoka ihagarara utayihagaritse, kuko izi neza ko aho hantu hahagarara kugira ngo abantu bajyemo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu abana b'Imana ntibakwiye kwirirwa baruha basaba Imana ibitari ngombwa. Imana ibibaha mu gihe gikwiriye no mu gihe cyabyo. Imana y'amahoro tugirire neza. Reka tuvuge gato ku ngaruka zo kujya muri iyi nzira utazi amategeko yayo. Twavuze ngo iyi nzira igira amategeko. Iyo iyi nzira ifunganye uyinyuzemo, ukayinyuramo utazi amategeko agenga iyi nzira, uhura n'ikibazo cya mbere. Icya mbere, Imana ishimwe cyane,
utera icyo bita ambutiyaje mu nzira. Dufite abantu baje muri iyi nzira ariko bayizamo batazi amategeko yayo, barangije baduteza ambutiyaje. Ambutiyaje ni iki? Ni igihe imodoka ijya mu nzira ikananirwa kugenda kandi ikabuza izindi kugenda. Dufite abantu batwitambitse kubera ko baje batazi iyo bagana, baje badafite gahunda, baje batazi icyerekezo cy'inzira, barangije baratwitambika, bananirwa kugenda, babuza n'abandi kugenda. Biteye agahinda kunanirwa gukizwa ukabuza n'abandi gukizwa. Biteye agahinda kunanirwa gukora umurimo w'Imana ukabuza n'abandi gukora umurimo w'Imana. Kandi aba bantu bateza ambutiyaje mu madini n'amatorero bose barahari, babwira abandi ngo ntimuzatanga amaturo, ntimuzatanga icacumi. Ibihe byo gusenga byararangiye kubera iki? Baje guteza ambutiyaje mu nzira. Ariko reka mbabwire inshuti z'Imana, igihe kinini umuntu ateza ambutiyaje, hakaza abapolisi babishinzwe bagaterura iyo modoka yateje ambutiyaje, bakayitera breakdown, bakayikura mu nzira. Igihe kirageze kandi kirasohoye kubwira ngo Imana yohereza abapolisi bayo baza gukura abantu bitambitse mu mayira, batashaka ko abantu bakomeza mu nzira ijya mu bwami bw'Imana, kandi nabo bakagenda. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Nakavuze ibintu byinshi, nakavuga ibinyabiziga bigenda mu muhanda arinda kumirwa. Yesu ashimwe cyane. Aha ndahakunda cyane. Hari ibinyabiziga bigenda mu muhanda arinda kumirwa. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ibyo binyabiziga bihabwa uburenganzira n'icyo bitwaye. Mbabwire ko iyo turi muri Kristo Yesu hari agaciro duhabwa n'iki turimo. Iyo Imana iri muri wowe, ijuru riri muri wowe, umwuka wera ari muri wowe, uhabwa uburenganzira bwo gutambuka nta na kimwe kikwitambitse. Nubwo mu nzira hagaragaramo ibibazo, ariko iyo ufite izi mbaraga z'Imana muri wowe, iyo ufite Imana muri we, utambuka nta na kimwe kikwitambitse. Yesu atugirire neza. Muraza kunyihanganira, buri muntu wese agira uburyo ahabwa bwo kugabura, kandi uko bihamya ndashidikanya hari uri buhemburwe n'iri jambo. Yesu Kristo niwe nzira ifunganye dukwiriye kunyuramo, nubwo abayinyuramo ari bake, ariko abayinyuzemo bagomba kugendera ku mategeko y'iyo nzira. Ni inzira tutazanyuramo twitwara ko dushaka, twikoreye ibyo twiboneye. Oya, irasaba kujya kuri gahunda, ukamanura amaboko, ukagenda neza uringaniye, ubwibone no kwishira hejuru ugashira hasi. Imana itugirire neza. Ni inzira kandi abanyembaraga bazakomeza kunyuramo. Biravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora, bazacika indege bananirwa, ariko twebwe tuzagurukisha amababa yacu dukomeze. Kubera igihe cyo gusubira inyuma kw'abandi bari muri iyo nzira, twebwe nicyo gihe tuzakomerezaho. Imana iduhane umugisha, kandi inzira uzayishobozwa n'ikikurimo. Reka Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen.